Muraho Yesu ashimwe. Nitwa Pasiteri Musabyimana Marie Teresa, ndi umumama w'abana 5 n'umutware. Yesu nashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Inje rero kugira ngo mbagezeho ubutumwa Uwiteka Imana yampaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 2021. Nari nabufashe kuri audio ndabutanga, ariko igihe kigeze ku itariki 11 Uwiteka Imana arambwira ngo ni ntange ubutumwa nimbusohore. Ndamubaza se ko numva nabusohoye, arambwira ngo hari abo butarageraho. Mu bo butarageraho rero ushobora kuba urimo, harimo n'ubundi. Imana yacu itugirire neza. Ubwo butumwa buteye gutya: Uwiteka yarambwiye ngo nimbwire ababyeyi basengera abana, nimbwire ababyeyi basengere abana cyane, ngo nimbwire ababyeyi basengere abana cyane. Imana ni umubyeyi wacu, izi ibiduhiga, impamvu tugomba gusengera abana. Yarambwiye ngo impamvu tugomba gusengera abana ngo nuko Satani arahagurutse, kandi ahagurukanye umujinya mwinshi. Ahagurukiye abana, abakuru n'abatoya. Ndaza gusobanurira abana ibyiciro abana Imana yambwiye, abakuru ndetse n'abatoya. Kandi yahagurutse afite ifuhe ryinshi, agiye kubateza impfu zitandukanye, agiye kubateza uburwayi butandukanye, agiye kubateza gukora ibyaha bitandukanye. Icyaha gikomeye kirimo icyaha cy'ubusambanyi. Uwiteka agitindaho cyane, nanjye ndagitindaho cyane. Imana rero itugirire neza. Ngiye kubasobanurira ibyo byiciro by'abana. Ibyiciro by'abana, hari abana batazi kwisengera, abo ngabo ababyeyi barabasengera. Hari n'abana bazi kwisengera, abo ngabo n'ababyeyi barabasengera. Ariko Uwiteka Imana yarambwiye ngo nabo bisengere, kuko nibo bazi ishyamba bagendamo, ibyo bahuriramo nabyo. Ngiye gusobanura rero abo bana utabyitiranya. Aha niho hari ubwenge, aha niho hari ubwenge wa mubyeyi we. Uyu munsi ndafata urugero, sinafata urugero ku wundi muntu. Njyewe ndi umwana, nubwo ubona nkuze ariko ndi umwana. Impamvu ndi umwana, dore uko Uwiteka yabinyeretse. Ndi umwana w'umubyeyi witwa Kambanda Karori. Ntakiriho ariko ndabivuga gutyo. Hanyuma nawe akaba umwana witwa Nyabagabo. Uwo yari papa we. Abandi ntago njya kure. Uhereye kuri uwo mubyeyi witwa Nyabagabo, kuza kuri papa, kuza kuri nge, ukaza no kubazankomokaho, abo bose bitwa abana b'umubyeyi witwa Nyabagabo, bakitwa abana b'umubyeyi witwa Kambanda Karori, bakitwa abana b'umubyeyi witwa Musabyimana Marie Teresa, n'abandi bazagenda bakurikiraho. Ubwo nagira ngo mbasobanurire abo bana uko bameze. Nubwo ndi mukuru gutya, ariko ndi umwana. Ntugire rero nimvuga ngo abana, ntufate umuntu ngo umukuremo umujugunye. Ubu ni ukuvuga ngo niyo nageza mu myaka 90, naba nkiri umwana wa Kambanda Karori, nkaba nkiri umwana wa Nyabagabo. Nuko bimeze, bifashe umwana. Ubwo ukumva neza aho ubwenge buri n'uburyo uri busenge. Sengera abana cyane rero, kubera ko impfu Satani azanye ntabwo zisanzwe. Ubugome Satani abikoze ntibusanzwe, ubukana Satani abikozemo ntibusanzwe. Niyo mpamvu Uwiteka Imana agira ngo usenge. Reka nkubwire, ni ukuvuga ngo ntabwo nzi ababyeyi banjye ibyo batekereje, ariko hari igihe bashobora kuba baratekereje bakavuga bati icyaduha tukazasiga ishibu imusozi. Ishibu basize uyu munsi ndahari, njyewe ndi hano. Ubwo ni ukuvuga ngo ndi ishibu ryabo, kandi uyu munsi ndi kubwira isi yose, cyangwa ndi kubwira abantu benshi ngo basenge. Ndi umugabo
wo kubwira abantu ngo basenge Imana. Imana yacu itugirire neza cyane, ngira ngo urabyumvise. Tugiye rero ku kibazo cy'ubusambanyi, ibindi byo kubisobanura si ngombwa. Ikibazo cy'ubusambanyi, Uwiteka yarambwiye ngo hahagurutse ubusambanyi butandukanye kandi bukomeye mu bana batoya. Hagurutsemo ubusambanyi, hagurutsemo gutwara inda, hagurutsemo kurwara indwara zitandukanye ziturutse kuri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Hagurutseho ibyaha bitandukanye bishamikiye kuri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Hari icyo cyo gukuramo inda, hari icyo cyo kubyara abana bakabajugunya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Satani ahagurukije kandi kizatuma abantu bababara. Imana yacu itugirire neza cyane. Kandi muri uko nguko kose n'uburwayi buzaba burimo, kuko nk'urugero nguhaye, ahanyura inda hanyura na sida. Niba habasha kunyura na sida rero, imibabaro ntabwo ari iy'uwo nguwo uyirwaye, ahubwo izaba n'iy'umuryango we wose, igihe bazaba bari kuvuza cyangwa se bari kugira ibindi bibazo bitandukanye. Ntabwo ari umuntu umwe uzagira ikibazo, ahubwo uzasanga bikururiyemo n'abandi bo mu muryango, ndetse n'igihugu kivuza abantu. Ibyo ngibyo ni ibintu tubasha kwirinda, ni ibintu tubasha gukumira, ni ibintu tubasha guhagarika. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana insobanurira ku bana nakwita urubyiruko. Nabisobanuye kuva kare uburyo umwana ari umwana. Ntuvuge kuko nkwise umwana kuko Uwiteka Imana yambwiye umwana, kandi nagusobanuriye uburyo biri. Urubyiruko rero, Imana impa urugero ku muntu w'umusore. Umuntu w'umusore irambwira ngo umusore akajya mu icyaha cy'ubusambanyi, asambanye n'umuntu wa mbere, abonye yuko amuteye inda, aramubwira ati reka tuyikuremo. Bayikuyemo, iyi irarangiye. Agiye kuwa kabiri, aramubwiye ati reka dukore iki cyaha. Baragikoze, havuyemo umwana we, yenda umubyeyi we w'umumama yanze kwavamo, aravutse. Ariko kubera yuko ananiwe kumurera, amushyize mu gakarito hariya, akavuga ati batazanabimenya, ntava kuri 6, najye mu gakarito hariya, ntawe uzarabuka ko ari uwanjye. Uwo mwana umuntu akagenda akamutoragura akamwirerera. Uwa gatatu akabyara umwana wa gatatu hariya, wenda uwo we bakamurera. Uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi. Imana ingereza ku mwana wa karindwi, irambwira ngo noneho wa musore akavuga ngo agiye gushinga urugo, amaze kugira abana 8. Imana iri kubara abana 8, ariko we najya kubyara aravuga ko ari umwana we w'imfura, amufate nk'umwana w'imfura. Najya gusenga arajya avuga ngo mfura yanjye, Imana iguhe umugisha. Ariko uwo uri kwaturiraho umugisha niwe mfura yawe. Niyo mpamvu uriya mugisha uri butambikiraho imfura yawe iri. Niba imfura yawe iri mu gakarito barayitoraguye, umugisha wawe uragenda ujye kuri iriya mfura. Ngo usobanurire ko wabibye imbuto yawe aho utagombaga kuyibika. Kubera ko niba ngiye nkubwiye uwo nkomokaho n'uwo akomokaho, uriya mwana ntabwo azamenya uwo yakomotseho. Kandi muzi neza ko abana b'imfura ari umugisha. Niba abana b'imfura ari umugisha rero, abo ngabo nibo tuvuga ngo dusize ishibu. Iryo shibu rikagenda ari ligne droite. Iyo ligne droite tukayigira mu bitabo bya Mose, aho Uwiteka Imana yavuze ngo umwana ni umwandu w'Uwiteka Imana, ngo nzaha umugisha imbuto zo mu nda yawe. Nzaha umugisha imbuto zo mu nda yawe. None imbuto zo mu nda yawe, imwe iri muri puberi, indi iri mu gikarito, indi iri hehe simbizi, indi iri muri toilette. Umugisha w'Imana biragenda bite? Imana itugirire neza. Imana iranyigisha ngo mwa basore mwe muve mu busambanyi, mwa bakobwa mwe muve mu busambanyi. Imana ikore uburyo ikora rinye, ikora abagukomokaho bafite umugisha ugenda ubashaka, kandi nawe bikakugiraho ingaruka nziza, ukabibonamo umugisha. Kubera yuko nunyanyagiza umugisha, nusengera umwana wa mbere uzajya ku mwana wa mbere aho ari. Muzabibona
abana benshi batabwa mu bikarita abantu bakabitoragura, bamwe bari i Burayi bameze neza, abandi bari muri Amerika bameze neza, bamwe batwara indege, abandi batwara abandi bafite etaje, abandi ni abamiliyoneri, abandi ni abayobozi bakuru b'ibihugu. Abo bana umugisha Imana izawubaha, kuko umugisha usaba uw'imfura uzatambikiraho imfura yawe iri. Rero mugarukire aho ngaho, mureke ibyaha, muve mu byaha. Uwiteka Imana arabashaka. Impamvu mvuze ibi, nabajije Uwiteka ndamubwira ngo mpa ikimenyetso cy'uko ibyo mvuga hari icyo bizahindura, ngo kandi ndavuga nti kandi icyo kimenyetso nukimpa koko ibi bintu ndabikora, nubwo mbikoze mu buryo buciriritse ariko ndabikoze. Imana inzanira umuntu w'umusitari mukuri, nanjye byarantangaje. Ariko niba Imana yaramuzanye nk'ikimenyetso impaye, bisobanura ko umusitari azakizwa. Igihe cyose nzaba nkiriho ngomba kuzabibona ko yakijijwe, kandi bizabaho kuko Imana ntibeshya, Imana ntabwo ari injajwa. Ibi nkubwira rero ni ubutumwa Imana yampaye, bifate oseriye, bifate nk'ikintu gifatika. Yobu yajyaga asengera abana be akavuga ati ahari bacumiye ku Uwiteka Imana, ngo akabasengera akabasabira agatamba n'ibitambo. Biri muri Yobu igice 1 umurongo wa 5. Kandi muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28 haravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Wa musore we, amashuri ufite yongereho kubaha Imana. Wa mukobwa we, amashuri ufite yongereho kubaha Imana. Wa mugabo, amafaranga ufite yongereho kubaha Imana. Yongereho kubaha Imana kugira ngo Uwiteka Imana abone uko agiye gukora ububyutse muri Afurika. Ububyutse bugomba kuba muri Afurika, nyemerera n'abana bawe bazabe barimo, kuko iryo data yasenze, niba yarasengaga yarasenze, ariko ndizera mpamya neza yuko mu bubyutse buzaba muri Afurika nanjye nzaba ndimo, nkaba ndishibuye, kandi nkaba ndi umugabo wo guhamya yuko Uwiteka Imana ari umwami n'umukiza w'isi yose. Murakoze, Imana ibaho umugisha kwakira ubu butumwa no gusengera abana cyane. Please, ndakwinginze, sengera abana. Uburyo nakubwiyemo ibyiciro, aho niho hari ubwenge. Sengera abana. Murakoze.